Gaju uracyaryamye nusika amasaha yo kujya ku ishuri yageze byuka witegure vuba. Valentine ntabwo nshaka kujyayo. Oya byuka ujye ku ishuri urasiba kubera iki se? Ndumva nirwariye. Oya urabeshya ubwo se urwaye aka kanya n'ukuntu umuseso wicuye ukajya wisetsa ubusa nkura mu bitotsi gusa. Mama Karame ko Gaju yanze kujya ku ishuri. ye kubera iki se? Uracyaryamye ma? Oya byuka Gaju. ngo ryama niko muko kuki udashaka kujya kwiga? Ku ishuri ejo baratubwiye ngo abakobwa bose bafite imyaka 12 barakingirwa inkondo y'umura. nyine Oya Gaju ntabwo bakingira inkondo y'umura ni ukubaha urukingo rubarinda kuzandura virusi ya kanseri ifata inkondo y'umura. none ushaka gusiba Gaju nawe bagomba kugukingira udacikanwa. Oya ntabyo nshaka baranjomba urushinge se ubundi ndwaye iyo kanseri. Ntabwo bakingira umuntu uyirwaye Gaju ahubwo ni ukukurinda kuzayirwara. Urumva ko ugomba kujyayo Gaju sibyo? Kandi urumva ko atari wowe wenyine. njye nabyumvise kuri radiyo bavuga ko urwo rukingo rutaraza abantu barwaraga iyo kanseri ntibamenye ibyo ari byo. Gaju urumva rero ko mwe mubyiruka iki gihe ayo mahirwe adakwiye kubacika sibyo? Gaju ntugire ubwoba sibyo? Nanjye mfite imyaka 12 barayinkingiye kandi nigaga mu wa 6 nkawe. Byuka witegure ndaguherekeza sibyo? Pazo. Yes teacher. Byaranshimishije kuzakomereza kuri iki kigo mu mwaka wa 4 pe. Teacher, sinari kujya kwiga handi rwose. Noneho hubakiye izina kandi nibyo bihendukira mu rugo kuri school fees rwose. Erega tuba tunabakenesha kuko mwatumye Kabuto asusuruka cyane. Yaba kuririmba muri sakwe kandi no muri football naho garagaramo. Ahubwo kuba cwacu warutoki. Yantumye rwose ngomba gwira mutegura indi match tuzongera tubatsinda. Wapi Kabuto timu nta match twategura muri ibi bihe pe. Teacher, murasunye se? Sugusuna Pazo. Ikibazo urabizi nuko ari kapiteni wacu Frank afunzwe. Ubwo rero tuzabanza dushaka undi pe. Ubwo se mwakwemeye tugategura imyitozo kubera twazakina Frank waramufunguye. Ngo afungurwa ejo nitabiriye urubanza rwe. Hari undi mukobwa watanze ikirego ko yamusambanyije amubeshya ko azamuha akazi ku kigo cy'urubyiruko ngo ni boss da. Wiki? Burya kwari mfite ibyo byaha byose? Ubwo babivumbuye gute? Uwo mukobwa niwe watanze ikirego. Yeretse polisi message bagiye bandikirana. Zirimo ibyo yamukoreye byose gusa ntibigeze bazisomera mu rukiko. Frank nzi ko yamukiye mushiki wanjye gusa. Naho ni benshi. Wahora niki? Ewana, bazamufunga kabisa. Ese kugira ngo bizamworohera. Ubwo urumva arashinjwa na ruswa ishingiye ku gitsina. Icyo cyonyine bavuze ko kimuhamye yafungwa imyaka iri hagati y'3 n'5. Ayiwe. Ko bya bintu bitoroshera. None se teacher. Uburyo yahoteye Simbi bwo ntagomba kubiryozwa. Icyo guhohotera Simbi babuze ibimenyetso bifatika kuko Simbi yasibye message bandikiranaga. N'ukuntu cya Frank cyo cyateye ubwoba Simbi ngo kizamusajya maze akazisiba. Ahora niki sha? Ibi bintu birambabaje kabisa. Gusa ariko ibaruwa y'impimbano yanditse ajyana Simbi Kigali nacyo ngo ni icyaha ajyanwa n'imyaka 7 muri gereza. Ubwo ibyo byose ngo bimuhamye yahabwa igihano kiruta ibindi ariko imyaka 7. Ubu nibwo mbonye inzira mbi Frank yanganishagamo pe. Shimye ko noneho nawe wumvise amakosa wakoze ko no kuguhana tutakwifurizaga ibibi. Ubusobanuro bibika ibyo nashaka gukorera nika koko bamfata gute? Byibaze nawe. Gusa nabisaba mu mitwe yabo gute koko? Ayiwe, we uzi ko nkanze muto waje ryari? Umva nabonye bakomeje kurangara uregera gitari maze nza nshinze amano gake ndagukanga. Sha muto uri itekerezo ntago byari hafi kabisa. Nyine natekerezaga kuri ya ndirimbo tuza kukuririmbira. Hari akantu karyoshye nungutse nshaka gucurangamo. Mba muri iyi minsi usigaye ufite udushya. Oya yewe uraza kuyumva. Ntituyikuririmbira se? Ariko sha ubu ko kugiye kunyicisha amatsiko. Sha akwice. Sha ntacyo nyine reka mbe nihanganye. Cyakora akagabo warakoze ko warayihimye ngo munsezere. Ubu mugiye kundirimvira sha umva burya ndakomeye. Rega sha muto. Twarabanye n'ubwo ugiye kwiga handi ukabuducitse. Gusa ugomba gukora ibishoboka byose ntuvino kabisa. Erega shakaga kuva cyane nari mfite inzozi zo kwiga ibizangeza kuganga kandi no sinabibona urabizi. Nibe nawe sha. Nge nibaza azazange bikancanga kabisa. Section nziga.
nuko nta yandi mahitamo sinayiba. oya shakaga humura uracyafite umwanya wo kwitekerezaho ngo umenye icyo ukunda kandi icyo ushaka kuzaba numva kijyana n'icyo ukunda. Sha ibyo uvuze nibyo rwose muto, nkwiye kwitekerezaho kabisa. yewe Gagigi, sha uranyemeje koko. Wambwiraga ngo ukore isuku muri butike nkagira ngo ni ibisanzwe. Kazu, erega nabonaga butike yawe igaragara nabi, niyo mpamvu nashatse ko ibicuruzwa tubipanga neza. Wa mukobwa uri igitangaza. Uyu munsi ndakugurira akantu. Urakoze mani Kazu. Ubu rero imyunyu ngiye kuyipanga hano ikurikirane n'isukari, sibyo? Ureba. Yewe hari n'igihe najyaga nk'umuntu isukari nkagira ngo ni umunyu kubera kubivangikiranya. Nyine muri etajeri hano habanza ni ibicuruzwa by'isuku, hano ibiribwa, amavuta hano, ibinyobwa nabyo ni hano kwabyo, sibyo? Ite Kazu. Komera cyane Karisi. Kazu. Butike ko mbona herutse neza ra. Wahora n'iki byo gijyankoreye. Ubundi wasagaga ari akavuye none ndebera. Yewe wagira ngo ni sa supermarket z'i Kigali. Uyu mukobwa ibintu yabyigehera. Papa Valentine ntaho nyine nuko aribwo nabonaga bigaragara neza. Nturako ibicuruzwa byagiye muri gahunda. Gigi. Biragaragara ko ufite umutwe hazima pe. Kazungu yafataga isabune na byeri akabivanga n'indagara. Ifu navoka. Akana agashya muri butike yanjye muri Kabuto Karisi. Ahubwo Gigi akira igihumbi cy'ishimwe. Urankosoye kandi urakoze pe. Ewa urakoze cyane Kazu, ayo kurya uyu munsi ndayabonye. Oya Giga kwiye gushimwa rwose yamuhe pe. Yewe Kazu, giherera peni nizaje nandikamo ibikoresho naguze. Akira ingiri kuri kontwari nayo sinayanditsemo. Urebe impapuro ko ari vierge. Gigi. Nshimishwa n'ukuntu ukunda ibintu bisukuye kandi biri ku murongo. Hatwe dusudira ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ukoze ibintu bigora amanzi ntiwabona ibiraka. Ngaho rero Karisi, uyu mwana amufashe yaherekera ashaka kwiga ubusuderi. Gigi, uko nkubona byo urasharabutse. Ariko kuko ntamenya niba akazi dukora wagashobora. Ejo uzansange ku kazi amahirwe wigeragereze. Valentine. Gaju niki? Guma ku murongo magusange nzumbwire batagucaho. Banguka nkubwire. Ngaho mbwira. Hasigaye abantu 3 imbere yanjye nanjye bakana bishimye. Tureta twitahira. Nusohoka uransanga mpagaze hano hanze ntutegereje, sibyo? Nifitiye ubwoba. Oya Gaju wigira ubwoba. Ntureba ko abandi bana mungana barangije kubakingira bakaba barimo kwikinira nta kibazo. Oya reka nigire inyuma abangaba bankurikiye babanze. Oya Gaju ntabwo nabikwemerera. Guma mu mwanya wawe bagukingire dutahe. Ndekura ukuboko Valentine ndashaka kwigendera bakazanyingirira. Uyashagaje. Umva ejo ntago hano ku ishuri bazakingira. Kandi sinabona akanya ko kuguherekeza ku kigo nderabuzima. Niko Valentine. Karame. Gaju. Karame. Muri mu biki ko numva musa n'abashwana? Arashaka kuva ku murongo ngo yatinye urushingira. Ego ko Gaju. Humura agashinge ntabwo karyana cyane. Kandi bita bishira. Namwe muri ku murongo na Gaju harimo abafite ubwoba se? Oya. Ariko muribuka impamvu n'akamaro k'urukingo rwa virusi itera kanseri ifata inkondo y'umura? Oya. Aha, nkuko twabibasobanuriye mbere, urukingo rwa virusi itera kanseri y'inkondo y'umura ruhabwa abakobwa bose bafite imyaka 12 mu Rwanda. Uruhabwa rero bizabarinda kwandura iyo virusi, sibyo? Yego. Barangingira hagana hehe? Ni hano ku kuboko Gaju, ubwo ukaba wirinze iyo virusi. Ni virusi umuntu ashobora kubana nayo igihe kinini atabizi, kuko ingaruka zayo zigaragara mu gihe kirekire arizo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Namwe mushaka kwirinda iyo kanseri? Yego. Aha, uru rukingo rero ubwarwo ni umuti. Bituma ugira ubuzima bwiza, ukabaho wishimye kandi ukagira umuryango y'igihe kigeze. Gaju, gahinjira dore niwe bagezeho. Akira ndabona mbonye ibiceri byo kukugarurira. Urakoze Kiriya. Umva Kazungu we, umva ngiye gutangira kwiga gusudira. Gigi. Karisiti nawe nuko umugaragariza ko ushoboye. Ewa na Kazu, nugukanira kandi nizeye ko nimara kubimenya nzajya nkorera inote za danje. Yega Gigi nawe. Gusa uramenye ntuzazana imikino mu kazi ka Karisiti. Ni akazi ko kwitonderwa. Akose Kazu, ubona gusudira bizananira koko? Si ikibazo cyo kukunanira Gigi, kuko ndabizi ugira umuhati. Ahubwo ndavuga ko ubaha Karisiti n'akazi ke. Ukagira ikinyabupfura.
sinshaka kukubona nanone wirukanwe mu kazi. ndabyumva Kazu. Buriya nababajwe n'ukuntu directrice yakwirukanye ku kazi kubera gusuzugura. Kandi nari nizeye ko kazaguhindurira imibereho. Byamaye isomo mani Kazu, ntabwo nzongera pe. Kubera ko uzaba wiga ubusuderi udahembwa rero, ugomba kumenya gukoresha neza igihe kugira ngo nubone ikiraka kindi ugikore. Kandi kabisa umva nzajya ngukuburira tondo mite nkajyaho ninkarangiza njye no kwa Safari gukora muri sale. umva ikindi gigi, ugomba no kuzigama amafaranga uzajya ukorera. Kuko uzaba wiga gusudira udahembwa ariko ukenera kurya no kwishyura icumbi. Oya Pazo, niyo myaka bazamufunga n'imikeya. Frank yagombaga guheramo. Papa, reka Moses yambwiye. Ariko suboni Simba ari hehe? Simbi! Karame papa. Vayo hano. Yewe nakomero. Nta gihano cyahwana n'ubuzima bw'umwana wanjye uriya mugome yangije. Naje papa. Niko kiwambeshya ko ufite uzamahugurwa i Kigali kandi wifitiye gahunda yo kujya kuryamana na Frank. Ibyo wabisobanuriye? Ariko papa ntabwo nigeze nteganya kuryamana nawe. Ni wowe wakomeje kubimpatira kandi yambwiraga ko atazamfasha kuba umunyamideli n'intemera. Nanjye rero nkumva nta yandi mahitamo mfite. Ziba hose. Wari kumwangira wanjijwe. Erega papa, buriya Frank niwe ushinzwe iby'ubujyanama ku kigo cy'urubyiruko. Rero urumva yashutse Simba yitwaje umwanya afite amuta muri uwo mutego. Simba ananirwa kuwikuramo. Erega niyo za Kigali baraye yashoboraga no kumukorera urundi rugo. Ese ubundi wowe kuki utaje ngo uvuge ibyakubaye? Papa, erega numvaga binteye isoni zo kubibwira mama kandi nawe ngira ubwoba bwo kubikubwira. Ariko papa, urumva Simba yatinyuka imbere bakakuganiriza ibyo bintu, niba usanga mutajya mu biganiro. Zibase. We Pazo, naguhaye inshingano zo kuyobora urugo igihe ntahari. Simba yagiye muri izo ngeso nk'izi. Uri. Ariko rero wamuhaye uruhushya, kandi ngurane yagize mukwiye kumuba hafi wo kumutererana. Umva mubwire Simba. Sinzongere kubona urengura urugo ngo ugiye ku kigo cy'urubyiruko. Uranyumva? Ariko mwamubabarira kuko rwose ibyo gukora imideli Simba byari kuzamugirira akamaro. Nuko mvuze. Ubu nibwo mbonye ko kuba narakubyaye ari umukobwa ari umuvumo nikuruye. Reka nigira mu cyumba. Simbi, pole sana mwana. Reka nze tuvugane. Ariko papa, nawe umubwiye nabi. Ribera. Karame. Nzanira iyo nkuyo nsize aho ngaho ku rugo. Ndashaka guhanagura iyi nka rwose ndabona isa nabi. Akira. Iyo ni inka ye ishishishishi. Mukara w'ikibamba. Ndavuga inka y'imanzi itebeje umukondo igahembura ababyeyi. Ishishishishi. Yewe, iyi nkura yikunda rwose. Si igihango nasigiwe na nkubita se. Gaje avuye kwikingiza. Anuwari. Karame. Nizere ko Gaje atananije Valentine akabaje atikingije. Baramukingiye da. Nise muherekeza kuko Valentine agiye muri sakwe ngo barasezera mugenzi wabo Mutoni. Ese nuko Gaju. Ubu noneho wizeye ko hazaza hawe hafite ubuzima bwiza. Komera Nuwari kandi wakoze rwose. Namwe murakoze. Uzi ukuntu Gaju yasohotsemo twahuza amaso agaseka. Yari yagize isoni z'ukuntu yatinya abana benshi bakamubona ashaka kuva ku murongo. Byashoboka. Mama, Karame. Natinyiraga ubusa agashinge akajyana boro kandi bita bishira. Ntabwo nzongera gutinya. Ahubwo urukingo rwa kabiri nzijyana mama. Nuko mwana wanjye. Yego shagaje. Baguhembe rwose. Ahubwo jya mu nzu ufata amatunyo. Ndabona nk'ikiraro yakigize isayo. Hungita gukandagira mugabo mwiza. Reka yise apu hosh ayiwe inteye amase mu maso. Bandebera dibera nzanira amazi sha. Sha muranseka se. Karisi nuko isuri baye. Yo ihangane rwose. Amazi ngaya ndayazanye. Dore aho mu irugo ntabwo wahiyogeje. Reka mpagukarabye. Ntureba ko utari wahogeje. Karisi ni ukuri nejejwe n'uyu mubano mwiza mufitanye kandi ni ukuri mukomereza ahangaha. Niko bimeze rwose. Anuwari, nawe ndagushimira uburyo bwose wambaye hafi. Ariko urashaka iki mu cyumba cyanjye Pazo? Wagiye muri gahunda zawe. Umva si, kingura hari ikintu nshaka kukubwira. Umva si, sako tugiye kuririmbira Mutoni. None se uragira ngo mbikore wiki?
nyine ndagira ngo uze tujyane nk'umuntu wagiye adufasha ukatudodera imyenda. Ntaho njya sinavuguruza itegeko rya papa. Oya si biriya papa yabivuze kubera umujinya urumva ntabwo yari seriye pe kandi wabonye ko mama yagusaba imbabazi avuga ko ibintu biga bigufitiye akamaro kadakwiye kukubuza kujyayo. Shani yatari kuba yamubujije sinzongera guhinguka ku kigo cy'urubyiruko. Oya buriya ariko si kubera iki utajyayo? Ubu nahingukane ko abantu bose bamenye ibyambayeho koko nzajya nyura hehe? Umva si humura nabizi bamenye ko icyaha kiri kuri Frank wagushutse yitwaje umwanya afite sibyo? Reka sha menye ko ukunda umuvumo nk'uko papa yabivuze. Oya si ntabwo uri umuvumo pe buriya papa nawe yabyitwayemo nabi kuba Frank yaraguhemukiye aho yaguhumurije akagusonga. Ndi kumwe nawe pe sibyo? Pazo ngushimiye ko ukomeza kungaragariza kumba hafi muri ibi bibazo. Shana mbona nabaye indangare sinkweto ngo umenye imigambi mi Frank yaragufiteho pe. Nanjye sinari kubona aho nguhera mbikubwira Pazo. Ndahamye ko kuva mbere iyo tuba tuganira tukajya inama ibi byose nibyo ari kumbaho. Manzi yego man burya byarabanike muraziranye wapi nitwari tuziranye nta niko basizana ngo mugiye mwitegura tube tuganira. Yambwiye ngo uyu ni mwiza uyu we ni Kevin. Okay mwiza bitese ni byiza Kevin none cyangwa ndasaka ndumva nishimye kuba ngiye kongera kubabona muri byo muririmba neza rwose. Murakoze kabisa. Ariko mani kaga yo indirimbo mugiye kuririmba musezera Mutoni niwe wayihimbye. Ndabikubwiye se mani. Utambeshye. Sha ni ngewe nyine ariko nabandi baramfashije kugira ngo ibe nziza. Wana mfite amatsiko y'indirimbo wahimbye. Nanjye tsimvana yumvise. Usko nanjye iyo nkanira umuziki mbongeze ku ntera ishimishije. Ukuntu nakurushaga umuziki. We manzi ndusha umuziki cyane cyane. Sha reka nzanga abandi ndabona Valentina agiye gutangiza ikirori. Ariko uransekeje kabisa. Mureke twumvikane. Murakoze cyane. Uyu munsi nawo ni umunsi udasanzwe muri Sako. Hari umuntu tugiye gusezera Mutoni. Niko bigenda agiye kwiga ahandi kandi twishimiye ko mugenzi wacu ageze ku cyo yaharaniye. Mbere byose rero hari indirimbo tugiye kumuririmbira. Nyuma abagize Sako n'inshuti zacu turagirana ubusabane. Reka tumuririmbire. nuko muntu wanjye nuko komeza uganze nuko hamije intego nuko ntugasaze komeza ukazanye oya ntuzuyaze mama renga imipaka wimura imbibi dore urashoboye ntutinye gutangira ntutinye kurekura gerageza inzira nshya imbaraga urazifite ubushobozi urabufite ntacyo utakora nuko muntu wanjye nuko komeza uganze nuko hameze intego nuko ntugasaze dore bitangira bitavuduka nyamara bikagera ku matunda ntugacike intege bisa n'ibikomeye ariko habura gutangira ntutinye gutangira ntutinye kurekura gerageza inzira nshya imbaraga urazifite ubushobozi urabufite ntacyo utakora nuko muntu wanjye nuko komeza uganze nuko hameze intego nuko ntugasaze igihe kigaruka
nuko ugeze ni heza wihagarara nuko muntu wanjye nuko ukomeza uganze nuko uhamije intego nuko ntugasaze wana muto kagabo yakuririmbiye indirimbo nziza cyane shakaga ni ukuri nejejwe n'iyi ndirimbo wahimbye ngo munsezere urakoze muto sha nyine numvise ari ngombwa ko utagenda gutyo gusa n'ukuntu twaririmbanye we mu minsi nasezere mutoni wangu sha muto ubu koko ibyawe na sakwe birangiriye aha